Byaba bibabaje cyane uyu munsi uramutse wicara ubyutse hanyuma ukifata ugapfa guteka ibyo ubonye byose ugapfa kurya. Reka mbabaze, ubundi mu bitekerezo kangahe iyo mugiye gufata ifunguro ryanyu iki kibazo ugiye kwisubiza cyangwa se ugiye kukisubiza cyangwa se uramutse ukisubiza buri munsi mu mitegurire yawe ya buri munsi y'ifunguro? Uretse ubuzima bwiza wahita uva mu mubare w'abantu bazasaza basazanye umuhangayiko bibaza ngo ejo bizagenda gute, nibyo batinya gupfa. Ibyo mvuga uri kubyumva kuko wazasaza udahangayikishijwe no kubyibuha cyangwa se no kugabanya ibiro, udafite ikibazo cy'isukari nyinshi mu maraso, umuvuduko wayo mwinshi cyangwa se muke, n'izindi ngaruka zibasira umubiri zirimo na kanseri. Reka tuvuge ko tutagiye kujya kure tuvuga ibyo byose, ariko nasanze uyu munsi tugomba gukomoza kuri bya biribwa ushobora kurya uyu munsi ukirinda umubyibuho ukabije, yewe wabona ufite umubyibuho ukubangamiye, ibiro byinshi se cyangwa se ugenda wumva usemeka kandi utanariye. Ndagufasha kubisezera mu minota itarenze 8 iki kiganiro kiraza kumara. Ni ibihe biribwa wafata ukananuka cyangwa se ntubyibuhe nk'udatekereza? Nitwa Mugisha, initire mutanyi Rwanda mu kiganiro menya byinshi. Ikiganiro ukurikirana neza iyo wakoze subscribe kuri iyi chaîne ya YouTube, aho utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose uko tubishyizeho ku kanya. Reba manuka munsi iyi video maze ukanda ahantu nk'umukara handitse ijambo subscribe, ariko nanone ukande ku kantu kakazogera gahita kaza impande yaho ukihakanda cyangwa se ukimara kuhakandaho aho handitse subscribe, uzahita utangira kujya ubana natwe bitakugoye. Nawe gerageza urebe kuko biroroshye cyane. Ni ibintu byumvikana nureba iki kiganiro mpaka kugira ku musozo ko urahita winjira mu bantu bazaramba muri iyi si. Uzabimbaze wowe. Umuntu ushaka gutakaza ibiro cyangwa se wifuza kumenya ibiribwa ashaka kuzajya arya bitabyibushya cyangwa se unashaka kutarenza ibiro, hari ingingo ebyiri nibura bagomba gukurikiza mu mafunguro ye afata. Agomba guhora yibuka neza ko azakenera kujya arya ibiribwa bifitemo ibyitwa kalori nkeya kuzo akoresha ku munsi kugira ngo ibi bikunde. Iyi niyo mpamvu ibiribwa turi buvuge uyu munsi byibanda cyane kuri bya biribwa bifite kalori nkeya cyangwa se byigiramo kalori nkeya. Gusa no ku bantu bifuza kumenya uko bapima kalori bakoresha ku munsi ndetse no gupima izo bunguka bivuye muri buri kiribwa, hari ikiganiro twabakoreye kibivugaho twabashyiriye ku musozo w'iki kiganiro, kirabafasha kubyumva neza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, agomba kwibanda kuri bya biribwa bifite kalori nkeya ariko nanone bikungahaye ku ntungamubiri ndetse na fibre, kugira ngo n'ubundi azibe cya cyuho cyo kujya arya agahaga cyangwa se akumva adahaze bihagije, kandi akumva nanone mu nyuma agomba kuba haze birambye kugira azibe icyo cyuho. Rero agomba gufata ibyo biryo cyangwa se ibyo biribwa. Gusa ikibazo gihora ari cya kindi ngo ese ibi byose cyangwa se ibyo biribwa byose ni ibihe? Niho benshi tutakarira. Niyo mpamvu tugiye kubivuga uyu munsi. Rero reka duhere ku tomatoes. Ziri mu bwoko bw'imboga ndetse ugiye ku isoko zizaba zikuzengurutse nk'aho bazitangira ubuntu. Niko uzabisanga ni tomati. Bazakubwira ko izi ngizi zizwiho gukora ibintu bitandukanye kuko zizwiho gukora ifunguro ryiza ku rwego rutagira ingano. Umuhumuro wazo, amazi ndetse n'ikinyabutabire cya fibre zigiramo ni ibintu bizihereza ububasha bwo gutuma umuntu yumva haze. Bavuga ko ubundi kuzirya neza itomati, bavuga ko ubundi wazivanga n'utuvuta duke twa olive ndetse n'agasenda gake cyangwa se dukeya cyangwa se gato, uko wabishaka kubivuga kose, kuko ibi bitanga intwaro yisumbuyeho mu kurwanya inzara. Iyo bivanze gutyo biragufasha cyane. Amavuta ya olive niba ariyo mwitahira yo simbizi, muze kutubwira muri comment muduhereza ibitekerezo. Ariko aya mavuta ya olive bavuga ko akungahaye kalori zitari nyinshi cyane zitaguteza ibibazo kubera izo kalori rero, bityo zikagufasha guhaga ndetse ukamara igihe uhaze utarinze kuryagaguzwa cyane, ari nabyo bikubyibushya mu buryo utateganyije. Amafi cyangwa se fishes, iyi ni imwe mu mazi baroba. Ifi mu busanzwe yigiramo intungamubiri cyangwa se proteine, ndetse ubusanzwe yagiye ihuzwa cyane no gutakaza ibiro ndetse ikaguma ituma wumva uhaze kuko umubiri ubundi wigogora gake gake, ndetse uko igogorwa ritinda nawe urabyumva niko utinda cyangwa se bitinda ko nawe usonza. Mu bushakashatsi bwakozwe mu 2006 bwerekanye ko abantu baryaga ifi mu ifunguro ryabo bumvaga bahaze ndetse bakararikira gake cyane utundi turyo
tubatera umubyibuho utari ngombwa ugereranyije na bamwe bafungura cyangwa se barya ibiribwa bishingiye ku nyama z'inka cyangwa se zitukura. Amafi ariko izizwi cyane nk'iz'umweru nk'urugero kode ziboneka cyane